kubabwira umwanzi wawe wa mbere ndagira ngo mukubwire mwizina uramumenya na nyina ndetse muranaturanye hafi yawe nyina. Umwanzi wawe wa mbere ntabwo ari inyabiri hanze, n'ukuri kw'Imana, ntabwo ari igikombe gihanutse hirya y'igitanda. Umwanzi wawe wa mbere ni impamvu yo mu mutima wawe bwite yakubuje gusoma Bibiliya uyifite mu nzu, iragucutsa nk'uko umwana azacuka kuri nyina, nawe uraheba nayo iraheba, biribagirana birafutika, rwararangiye. Uri umudemisiyonere, ubwenge bwarabyakiriye ko rwarangiye, nta kuba ukigize ngo usome Bibiliya byaranze. Iyo mpamvu sabaturanyi sabavandimwe hari wakubujije tuyifite mu wawe. Impamvu ikubuza gusenga nijoro, umuntu w'umukristo akananirwa gusenga mu rukerera, agasinzira nk'incuke isize amavuta y'inka, agatogota, yarangiza ngo bashyire mu gisirimbano ngo abayumbe ngo turi bayafose ngo tuzamuka. Urazamuka mu biki? Uri mu biki? Muza mwifatira abandi. Umugore arabizi ko wazimye, arabizi ko rwarangiye, arabizi ko utaceguka, warangiza ngo umuriro ngo sinzi uko mbaye, sinzi uko ubaye nyine.